Kuganira ni kimwe mu bintu bigize umuryango gikomeye cyane ku rwego abantu benshi batabitekerezaho. Kandi urugero rw'imiganirire, urugero rwo gusabana mu biganiro hagati y'abashakanye ruba mu buryo butandukanye ndetse ku rwego rutandukanye. Hari abaganira cyane, hari abaganira buhoro, hari n'abameze nk'abatakivugana. Kandi ibyo byose bibaho ku bantu bakundana cyangwa bigeze gukundana. Muri uyu mugoroba rero turaza kubyibandaho turebe byinshi kuri byo. Amakimbirane cyangwa se ibyo abantu batumvikanyeho bikemurwa no kuganira. Akenshi kubisengera no kubiganiraho akenshi bikunda kuba igisubizo. Abubatse bari hano bambera umugabo. Ariko kandi hari uburyo burushijeho kuba bwiza mu buryo tuganira. Ushobora kuganira nabi, ushobora no kuganira neza. Abanyarwanda basigaye bafite iyo mvugo, uganiriye nabi. Narayikunze. Ni imvugo irimo n'ikinyabupfura. Uganiriye nabi. Kumva, gutega amatwi no kuvuga neza, byose hari uburyo bwiza kurutaho. Nyamara cyitwa kumva ni ikintu gikomeye cyane mu bigize ikiganiro. Ariko hari itandukaniro hagati yo kumva no gutega amatwi. Ushobora kumva umuntu ariko utamuteze amatwi. Birashoboka? Birashoboka. Ushobora kumva umuntu ariko utamuteze amatwi. Ikindi, twebwe Imana ukuntu yaturemye, dushobora kubumba umunwa, dushobora no kubumba amaso, ariko amatwi yacu ahora afunguye. Mwarabibonye namwe? Hari umuntu uzi gufunga amatwi ngo adufashe, adashyizeho ibiganza akayafunga nk'uko afunga amaso? Ntagira ubigerageza. Njya mbona abakorikori benshi bakora ubukorikori ku mubiri, ariko sindabona umuntu uzi gufunga amatwi atayakozeho. Ibyo rero bifite ibisobanuro biduha. Dushobora kumva ariko tudateze amatwi. Birashoboka kuko amatwi yacu ahora afunguye. Dushobora kumva ibidufitiye akamaro n'ibitadufitiye akamaro. Dushobora kumva ibyo dushaka n'ibyo tudashaka kumva, nuko amatwi yacu akoze. Hari imvugo imwe ya gihanga iriho ivuga ngo dufite umunwa umwe tukagira amaso abiri n'amatwi abiri. Ibyo bitubwiye yuko tugomba kureba cyane, tukumva cyane, ariko tukavuga gake. Mu Bakolosayi igice cya 3:12 turahasoma ariya magambo. Muri kuyabona? Biragaragara? Birasomeka? Nuko nk'uko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Ibi turabikeneye no mu miryango yacu. Mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyo apfa n'undi. Bibiliya nayo igaragaza yuko umuntu n'undi bashobora kugira icyo bapfa, ariko ikatubwira ngo tubabarirane igihe tugize icyo dupfa. Umugore wawe, umugabo wawe nakosa, umubabarire mbere yuko gusaba imbabazi, kubera ko umukunda, sibyo? Nk'uko umwami wacu yabababariye, aba ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose, mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbanira Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'icyo muzakora cyose, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Haleluya. Njya nkunda gutaha ubukwe, nkabona abasore baririmbiye abageni mu bukwe bwabo. Namwe mujya mubibona? Cyangwa se ukabona umukobwa
yaririmbiye umugabo we mu bukwe bwabo. Nashima Imana mbonye, cyakoze nigeze kubibona, nashima Imana kubona umugabo n'umugore bamaranye imyaka 15 bagifata umwanya bakaririmbirana. Haleluya. Hano barabiduhamagarira, muririmbanirana Imana ishimwe mu mitima yanyu, muhugurana muri Zaburi. Umugabo n'umugore bamenye Imana bakwiye kujya bicara mu rugo, impaka zikavuga ngo Zaburi havuga ngo iki, Itangiriro havuga ngo iki, mu Bakorino havuga ngo iki, hakaba izo ndirimbo, kuko batandukanye n'abataramenye Imana. Mbese ntibikwiriye ko turirimbira Imana no mu miryango yacu? Mbese ntibikwiriye ko duhugurana dukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga? Mbese ntibikwiriye yuko mu rugo iwacu habaho kuririmba, ba bantu batuzengurutse bakamenyera ko hari isaha, hari umunota tugera iwacu mu rugo rw'abakristo hakaba indirimbo? Burya reka mbabwire, iwawe mu rugo haje wa mukozi ubafasha akahasanga indirimbo, umuturanyi akahasanga indirimbo, arafashwa, amenya ko hari Imana, amenya ko urwo rugo rutandukanye n'izindi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo mwegere Imana nayo kandi muhunge Satani nawe. Guhunga Satani si ukuva mu Rwanda ngo uhungire Burundi, oya, ahubwo no gushaka inzira nyinshi zituma uhura n'Imana ukaba wayegereye. Kwegera Imana rero bingana no guhungwa na Satani. Uburyo bwiza dufite bene data, ingo zacu zifite zo guhunga Satani, ni ukwegera Imana cyane, ni ukugira indirimbo mu rugo, ni ukugira Zaburi, ni ukugira ibihimbano by'umwuka. Uyu munsi ndi bubikore, ubundi najyaga hamagara abana, uriya mukobwa wanjye akabigisha kubyina indirimbo ivuga ngo imbaraga umbereye imbaraga umutima wanjye himbaza Uwiteka. Nakaririmbo tujya tugira iyo twagiye mu mwuka tukaririmba, hanyuma n'abana bakabyina tukumva Imana yahatashye. Nange mugiye mubikora rimwe na rimwe, abana bo barizihirwa. Mugira umugoroba, niba ari ugutangira isabato, niba ari umunsi mugize amahirwe yo kuhahurira, muvuge muti muri uru rugo dufite umwami witwa Yesu, tugiye kumutaramira. Mbese ntibyanezeza ko tujya tugira ibitaramo mu rugo byo gutaramira Imana yacu? Ndababwiza ukuri, ibyo bintu bizana amahoro kandi byirukana Satani kandi bitwegereza Imana. Ibyo bituma amahoro ya Kristo atwarira mu mitima yacu. Iyo ijambo rya Kristo rigwiriye mu mitima yacu, handitswe ngo izana mu biganiro by'umugabo n'umugore. Mwari mubizi? Imyanzuro tujya gufata ibirimo handitswe ngo. Ubuse ko tugiye gukora iki? Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Mureke Imana ibe umutware mu miryango yacu, nibwo imyanzuro yacu, imigambi yacu izahirwa, ko tuzayoborwa n'Imana. Bibiliya iravuga kandi muri Matayo 5:37 ngo ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Bagabo bagore, mujye mubwizanya ukuri. Abakolosayi 4:6 baravuga ngo ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, risize umunyu, kugira ngo mumenye ko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Ijambo ryacu rifatanye n'ubuntu bw'Imana. Nirifatana n'ubuntu bw'Imana tuzamenye ko dukwiriye gusubiza. Yobu 12:11 ngo mbese ugutwi siko kurobanura amagambo, nk'uko akanwa kumva ibyo kurya? Aha baratubwira uko amatwi yacu akwiye kurobanura amagambo. Imigani 25:11 ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye ni amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Ari umugabo wawe, ari umugore wawe, ari umwana wawe, yishimira kumva amagambo meza. Yobu 19:2-3 hari amagambo atandukanye nayo agaragaza yuko amagambo ashobora guhinduka isoko mbi. Yobu yaravuze ati muzahereza he mubabaza umutima wanjye, mukamvunaguza amagambo yanyu? Ubu ni bwa 10 munshinyagurira, ntabwo mukorwa n'isoni zo kungirira nabi. Birashoboka yuko umugabo yavunaguza umugore we amagambo. Birashoboka ko umugore yavunaguza umugabo we amagambo. Birashoboka yuko yamushinyagurira, ariko twize uburyo bwiza. Mu gitabo cy'urugo rwa Gikristo kuri page ya 388 haboneka amagambo tugiye gusoma. Amagambo mabi yinjira mu gutwi kugeza ubwo agera ku mutima, maze agakangurira ribi mu mibereho, kandi agatera abagabo n'abagore kwica amategeko y'Imana.
amagambo ni nk'imbuto ibibwe. Amagambo mabi kandi ni nko gutukana. Abagize imiryango myinshi bafite akamenyero ko kuvuga boroheje, ariko batabanje gutekereza, barushaho kugenda bavuga amagambo akomeretsa, maze kugeza ubwo bavuga amagambo yo kwiyemera bayobowe n'imbaraga za Satani, batayobowe n'iz'Imana. Nta na rimwe dukwiriye kuvuga amagambo mabi tuyobowe n'uburakari, kuko mu maso y'Imana n'abamarayika bera ahwanye no gutukana. Umuntu ashobora kuba umukristo mwiza ntatukane bya bitutsi tujya twumva, ariko akagira amagambo ameze nk'ibitutsi. Kunegurana nabyo yavuzweho kuri iyo paji. Umwuka wo kunegurana no gushakisha amafuti ku bandi ntugomba kubona umwanya mu rugo. Amahoro y'urugo arera cyane ku buryo adakwiriye kwanduzwa n'uwo mwuka. Mureke ibiganiro bibera ku meza bisige mu ntekerezo z'abana impumuro nziza. Niba mwanga kurakara, gutera imidugararo no gusakuza, Imana izabaha uburyo, izabafasha gukoresha itaranto yo kuvuga mu buryo buhwanye n'ubwa Kristo, kimwe no kwihangana, ubufasha, urukundo bizaba ingoboka y'agaciro ku rugo rwanyu. Aya ni amagambo twasomaga ijambo ry'Imana mu kabanuzi, icyo rivuga ku bijyanye n'amagambo abantu bavugira mu ngo zabo. Kuganira no gusabana rero bivuze gusangira amakuru, ayo makuru y'ubuzima bwanyu cyangwa se abandi babazengurutse. Bishobora kuba ibiganiro bikomeye cyangwa se ibiganiro bibareba mwebwe ubwanyu cyangwa se abanyu cyangwa ibyanyu. Iyo tuganira ibyacu hagati, tuganira ibyo mu miryango yacu aho dukomoka, tuganira iby'abaturanyi bacu, tuganira ibyacu yaba imitungo n'ibindi. Bishobora kuba kandi ibintu byoroheje, urugero inkuru wasomye yagusekeje, yakubabaje, umuntu mwahuye utaherukaga n'ibindi. Ikintu cyose wasangiza umuntu ugamije kuganira nawe cyangwa kugira amakuru umugezaho, ibyo no kuganira no gusabana. Aha twashaka kugira ngo twumve ubusobanuro bw'icyitwa kuganira, ariko hari mu buryo bwiza. Kugusabana kubasha kuba mu buryo mvugo, ariko bishobora no kuba hikoreshejwe ibimenyetso cyangwa ibice runaka by'umubiri. Mujya mubona yuko ababyeyi baraha, iyo umwana mufite abashyitsi agatangira kwitwara nabi, udashaka gukoresha imvugo, ufite uburyo umureba umwana akamenya icyo uvuze, sibyo? Ese ikimenyetso ukoresheje. N'abagabo n'abagore bafite uburyo bashobora gukoresha ibimenyetso, bakagira icyo bavugana, ngwino nkubwire, hari abashyitsi akaba yamusinyiye bakagenda, n'utundi. Ubwo buryo bwose bugize gusabana bushobora gutanga ubusobanuro n'uburemere bwabyo hifashishijwe amagambo yakoreshejwe n'icyo yasobanuraga. Ni urugero ahangaha, dufite urugero hano, bari kutubwira yuko amagambo yakoreshejwe n'icyo yasobanuraga bigira 7% y'uko gusabana no kuganira. Hanyuma uburyo ijwi ryari rimeze bugafata 38%. Ibimenyetso by'amarenga umuntu yakoresha bikagira 55%. Umuntu ashobora kuvuga amagambo atunganye, ariko ayo magambo atunganye akaba afite ibimenyetso cyangwa ijwi ridatunganye cyangwa rikakaye. Ndabaho urugero rumwe. Hari umupasiteri umwe, yari umupasiteri nyine umunyamwuka cyane, reka mbivuge gutyo, niyo mvugo yumvikana. Yari umunyamwuka cyane nyine ku buryo ibintu byose yumvaga ashaka kubijyana mu mwuka. Umunsi umwe akana kakinaga umupira gashaka gukina nawe, andi yigiriye gusenga yambaye kositimu nziza, abana ibyo ntibaba babyitayeho, kaza kujya gutaka kamutera umupira kamwanduje. Pasiteri w'umunyamwuka aragahindukirira arakabwira ati haleluya, tujye ujya gukina na so. Urumva ni umuntu w'Imana, ati haleluya, yewe mwana we ujya gukina na so. Sibyo? Sinzi icyo umwana yamusubije, ariko bishobora ko yamubwiye ati Kamena bibe bityo, nzayakina na data, sinzongera gukina na pastor. Avuze haleluya, turumvamo ikintu cyiza, ariko ikintu kiri muri iryo jambo gikurikiyeho gifite ubundi busobanuro. Imvugo yari nziza, yari umuntu w'umunyamwuka cyane, ariko icyo yasobanuraga cyari gikomeye kuri uriya mwana. Dushobora kubona n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo. Ese umugabo n'umugore bavugana iki? Basore muri aha ngaha,
ndashimira Imana ko mwaje kandi n'ukuri nabonye mutari bakeya. Hari itsinda tubamo tujya dukorana mu biganiro by'umuryango byo muri niyo. Hari umusaza umwe ukunda kudusetsa iyo tugiye nk'ahantu aravuga ati rero tugiye kuzimya umuriro. Itsinda ryacu ngo ryita ngo ni arikunda kutwita ngo ni fire fighting. Ni itsinda rishinzwe kuzimya umuriro. Mbese ngo tuba tugiye kuzimya umuriro wamaze kwaka. Murabyumva icyo bishatse kuvuga? Abagabo n'abagore iyo tugiye kubigisha no kuzimya watsi. Ariko iyo tugize amahirwe tukabana abasore tubabwira umuriro utaraka. Ubwo rero ibi biri aha ngaha ni byiza ko mubyiga hakiri kare umuriro utaraka, mufite amahirwe yo kubimenya mukamenya uko muzabyitwaramo. Muri rusange umugabo n'umugore ni abantu bagomba kuganira ibintu byose. Nimvuga byose mwumve byose. Kandi abagabo n'abagore baraha barabizi, iyo mufite amahirwe yo kugira umuryango mwiza tuzayibona, umuryango muzima, amoko atatu y'imiryango tuzayabona. Muba mufite amahirwe y'uko muganira, muravugana, mukivugira ibintu byose. Wa muntu mutekereza ko ari serious cyane burya, wa muntu ujya muri mukabona arakangitse. Iyo afite amahirwe yo kuganira n'umugabo we n'abana be n'umugore we, aba yahindutse umuntu usanzwe uciriritse, burya mufashe nk'amavideo yo mu ngo mwakumirwa. Umugabo n'umugore rero baganira ibintu byose. Muri ibyo byose harimo ikirere, uko bageniye gukora mu munsi wabo. Uyu munsi turahagurutse turagiye, uko munsi twawuteguye tugomba kubiganira. Impinduka zibayemo uko twari twabiganiriye, uko twari twabiteguye. Nari nateguye ko ngiye i Nyamirambo, none ngiye mu Rubirizi. Icyo ngicyo uragikominika ukabwira mugenzi wawe ko burya byahindutse, kugira ngo ejo utagira impanuka ugirira runaka umuntu ntamenya ko byakugendekeye, cyangwa se ukaburirwa irengero. Abantu dore ko basigaye banagenda nta cyangombwa bagendanye. Uko bateganya gukoresha amafaranga, igitondo ukavuga uti turakora ibi n'ibi n'ibi, turakora ibi n'ibi n'ibi, mu mutungo wanyu mukabiganiraho. Reka mbabwire impamvu z'ibi ngibi. Nigeze kumva inkuru, twahoze dutuye ku Ruyenzi twebwe kera mu gihe gishize, ntabwo ari kera cyane. Umunsi umwe hari igihe mwigeze kumva ko Nyabarongo yigeze kuzura. Harya Nyabarongo yuzuye ifunga umuhanda, tubura inzira, abakora i Kigali ntibagaruka gukora. Hari ikintu cyabaye nacyumvise sinakibonye, ndakivuga nk'uwacyumvise nyine, ariko ngo cyaravuzwe cyane. Hari umugore umwe ngo wajyaga akorera i Kigali, ari umuganga ahantu, yagombaga kuba yarayizamu. Aho kurara izamu i Kigali yari afite umuhabara hirya mu majyepfo. Hanyuma ngo biza kuba ngombwa yuko amazi nyine amufungirana hakurya ya Nyabarongo kandi akorera i Kigali. Bukeye bwaho aburirwa irengero. Murumva ko ntiyashoboraga kuba yaganira na mugenzi we bamubwira aho yerekeje. Uretse n'ibyo kandi tujye tubona impanuka mu muhanda. Herutse kubona umuntu, uretse ko wenda sinamurenganya, bishobora kuba byaraterwaga n'ubushobozi bwe, yamaze ukwezi n'igice mu bitaro, nta n'izina rye tuzi, baramwise unknown, utazwi, kuko yagonzwe n'imodoka iriruka, abagira neza baramuterura bamuzana mu bitaro, baramubaga, abamara igihe kinini cyane. Na n'uyu munsi ntabwo aramenya, ntabwo arashobora kuvuga neza, ariko aravuga agatobora. Nyuma y'ukwezi hafi y'amezi 2 nibwo yashoboye gutobora, avuga izina ry'umugore we, avuga n'ahantu akomoka. Twagerageje barabuze ahantu hose bamushakira, baza kubona aho akomoka, barashakisha. Umunsi umwe umudamu yaje, twarahahuriye, yamubonye, ariko ndababwiza ukuri byari umunsi mukuru utangaje. Rero ni byiza yuko ibyerekezo byacu tubibwira bagenzi bacu. Iki navuga kijyanye n'uburyo dukoresha amafaranga. Iyo umugabo n'umugore bataganira ibyo bagiye gukora, hari igihe mu bushobozi buke abantu bafite butari bwiteguye gutahana imigati 2, umugabo agura umugati akawuzana n'umugore akawuzana. Birashoboka kuko batavuganye. Umwe akazana umugati n'undi akazana umugati kandi mwari mukeneye umwe, cyangwa se ikindi kintu cyose mushobora gukenera kugura ugasanga buri wese yakizanye. Ni byiza rero ko abantu baganira ku bintu byose, uko bateganya gukoresha amafaranga, aho baza kujya, ibyo baza guhaha, ibyo baza guteka. Ibyo murabizi, abagore kenshi barabitubaza uti ngutekera iki, cyo ni ikintu ni kimwe abenshi murabikora. Ibyo baza kwambara, abagabo kenshi abagore batubaza uti se urashaka kwambara iki, cyangwa nabo bakatubaza uti se sheri nambara iki.
nambara iyi myenda, nambara iriya, nyibwira ko ibyo ari ibintu dukunze guhura nabyo buri munsi kandi ni byiza mu kiganiro, byo kigaragaza nyine abantu babana, abantu babaye umwe. Ibindi baganira abo baza guhura nabo, guteganya guhura nabo, ngiye ahangiye mu nama y'ubukwe kugira ngo hari nurenza amasaha bidasanzwe mugenzi wawe ntikange, ugize impamvu igutinza aho wari wagiye urabivuga, ni byiza. Uko umunsi wawe wagenze, ugeze mu rugo ukavuga uti burya umunsi wangendekeye neza, wangendekeye nabi, nahuye n'ibi. Reka mbabwize ukuri, abagabo wenda bari aha bashaka kumbera abahamya, ni umugisha kugira umuntu mubana. Ariko cyane cyane Imana ni nziza kuko yaremye abantu b'igitsina gore, bafite ukuntu bagira imitima yoroshye, ariko koroha kw'imitima yabo gufasha abagabo. Hari igihe utaha ibintu byabaye stress, byabaye bibi, wavuganye nabi n'umukoresha, wagize abakiriya babise muri uwo munsi, cyangwa se wahombye niba uri umucuruzi. Akenshi abagore bagira ururimi rwiza ruguhumuriza ati hangana, bizagenda neza, utaha bizagenda neza. Niyo mpamvu ari byiza ko buri munsi tugira umwanya wo kuganira, aho bagiye, icyo bakoze, ibyo babonye, ibyo bumvise, icyabashimishije, icyabababaje, konte zose dufite tukazibabwira. Ntugire akawe wihishira hariya kuko ugahishe bigaragara ko hari impamvu itumye ugahisha. Amafaranga ariho mugenzi wakayamenya, ni kenshi tuba dusangira bitari byinshi cyane, ni byiza ko tubisangira byose, sibyo? Ibibanza niba hari icyo ufite ntugire icyo uhisha, niba ufite inka cyangwa ihene akabimenya, sibyo? Izo ni detaye ntoya ariko ziye ziteza impagarara. Nimujya mwumva se abantu baburana mu nkiko ngo yamwishe imitungo, bibaho? Bafite ibintu ntarinzi nabimenye uko byagenze gutya na gutya, afite ibindi yandikishije abavandimwe kugira ngo ntabimenye. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo ngibyo uretse kuba bitera bikunze kuba ari nk'ingaruka z'urugo rubi, ariko nabyo ubwabyo birahagije kugira ngo bitume umuryango uba mubi. Iyo mugenzi watangiye kubona ko hari ibyo umukinga, adashobora kumenya konte yawe, adashobora kumenya amafaranga uhembwa cyangwa ayo ufite, kiba ari ikibazo. Rero basore mwiteguye gushakana, wenda bashakanye sinzi niba mwebwe mubikora neza, ariko muramutse mutabikora neza haracyari amahirwe yuko abantu babihindura. Abatarashakana namwe mumenye yuko umugabo n'umugore mu kubaka icyizere cy'urushako rwabo babwirana utuntu twose, kandi ni byiza. Buri munsi wakagombye gutangirwa n'inama, ukongera ugasozwa n'indi nama y'umugabo n'umugore. Simvuze ngo niya nama muri uze kwicara ku meza nini cyane, ariko mugira akanya muganira uko umunsi ugiye kugenda, niba mugiye guhaguruka mu rugo mupango umunsi kugira ngo mwungurane. Kuko hari igihe umugabo ibyo yagiyemo akenera ko umugore we yamufasha mu bindi. Iyo uzi ibyo yiriwemo birakorohera kuba muhamagara ukambwira uti mfasha ibi ngibi ngewe ndahuze cyane. Kandi igihe mushoje umunsi mukaganira muti umunsi wagenze gutya na gutya, wa muntu nagiye kureba byagenze gutya na gutya, ibyo nashakaga nabibonye cyangwa se sinabibonye, cyangwa se uriya muntu burya ntabwo ibyo yambwiraga byari byo nasa. Ibintu nk'ibyo ngibyo birafasha kugira ngo mugenzi wawe nawe ubwe abazi intambwe umuryango uhagazeho uyu munsi. Mbese muri make bagomba kuganira ibintu byose, bagombye kutagira icyo bahishana keretse bibaye ngombwa cyane kandi bifite impamvu nziza. Turabibona mu kanya. N'ubuhe buryo rero umugabo n'umugore bavuganamo? Bakwiriye gusangira amakuru mu nzira zose zibaboneye, ariko ikintu cyose mu gihe cyacyo kandi mu buryo bwiza. Kubera iki? Abantu bashaka kuganira imbona nkubone. Impamvu ibi tubivuga bene data, hari ahantu bigera imiryango yabaye mibi, ngo kimwe mu bimenyetso kigaragaza yuko umuryango wapfuye nuko umugabo n'umugore batakibasha kuvugana. Mutagishobora kuza ngo murebane mu maso mwicare muganire, cyangwa se ngo mwicare mutere urwenya museke. Cyo ni ikimenyetso kimwe kigaragaza yuko umuryango uri kugenda upfa, umuryango uri kugenda wangirika, abantu biyemeje gupfa kubanaho gutyo. Tugomba kuganira imbona nkubone bya bindi byose twabonye, kuvugana kuri telefone. Duherutse kugira ikiganiro ubwo twari twahuye na field ya Kigali, tuza gusigarana n'abantu, kandi harimo abajene mariye bakiri batoya, ariko wasangaga abantu bavuga bati rwose ntabwo ajya mpamagara, dutandukana mu gitondo tukongera guhura nimugoroba, uko niriwe nuko nirwarije, nawe uko yiwe nuko yirwarije. Ariko reka mbabwire bene data, ku muntu ukunda umunsi ni muremure, sibyo?
abasore n'inkumi barambagiza nyo barabizi, barahamagara nawe. Reka mbabwire ngo buriya abasore bo baratangaje cyane. Na cyagiye cyane injoro mbere yuko asinzira, umuntu wa nyuma bagomba kuvugana ni umuhungu cyangwa umukobwa w'inshuti ye. Iyo amaze kumuhamagara akibeshya akagira undi muntu ubyica akamuhamagara, asubira inyuma ati burya peri yanjye arapfuye, reka nongere gusezera. Abasore bagiye babikora, mujye mubikora, biba bipfuye. Hari umuntu ubyisha akabizamo nyuma. Ariko twamara gushakana biba bikwiriye yuko niba uvuye mu rugo saa moya, saa yine, fata ka telefone umbwira uti sheri umeze ute, uracyameze neza nkuko nagusize? Haleluya. Uracyameze neza nkuko nagusize? Uri amahoro? Ko twatandukanye uri gutaka umutwe, urumva umutwe woroshye? Ese ibyo wari wagiye kureba wabibonye? Ese ya muntu washakaga wamubonye? Saa yine ubwo ukaba wubatse urugo, sibyo? Saa sita zagera wa mugore ukabaza umugabo wawe uti se washoboye kurya? Hari icyo bitwaye ibyo bintu ra? Icyo bitwaye mama? Kamuzi washoboye kurya? Se wabonye ibyo kurya byiza? Yakubwira ati nariye nabi rwose, ati umura nimugoroba ndagutekera neza. Muzo mugabo ko umunsi usigaye umubera muremure cyane. Ndababwiza ukuri, ibyo dukwiriye kubikora, kuko nuko nguko urukundo rusigasirwa. Nuko mugenzi wawe umuhoza hafi y'umutima wawe, sibyo? Ushobora kuvugana kuri message, ukamwohereza ka message. Hari abantu bavukiye mu miryango, ubu ngubu tugeze mu gihe cy'ubusirimu, utwana twabyaye twirwa tukubwira sheri ndakukunda, natwe usanga tuzi gusubiza ndakukunda. Ariko ndababwiza ukuri, hari abantu mu gihe cyashize bagiye babwirwa ngo ndagukunda ariko bapfuye. Ntabwo ariko imiryango ya kera twakuriyemo ariko yari imeze. Ndagukunda n'iryo jambo twamenyereye. Birashoboka yuko wabyigiye ku musheri wawe, ariko mwamara kubana ukabireka. Ushobora kuba ari uko utamenyereye kubibwirwa, nawe kubivuga ku rurimi bikaba bikugora. Ariko hari ukaba wamwandikira ka message, ukamwibutsa ko mukunda, ukamwibutsa ko akurutira abandi bantu bose, ukamushimira ukuntu mu gitondo ibyo kurya yakugaburiye ukiri kubyumva rwose, ukamubwira uti wangaburiye neza ku buryo na n'umuntu numva ntashonje, ndumva na saa sita nshatse nareka kurya. Ako kantu ntabwo kaba ari keza se ukoze? Umushimiye. Kandi ndababwiza ukuri, ubukoze ikintu kimwongeramo imbaraga gituma n'ejo azabikora, sibyo? Ibyo udashoboye kuvuga ushobora kubyandika. Uzi ko ushobora no kumwandikira ibaruwa. Bajya bavanga abagabo ntibazi gusaba imbabazi, nibyo cyangwa sibyo? Ushobora kuba ari rusange gusaba imbabazi, ariko aho bipfira kenshi ni mu burere twahaye abana, tuzabyiga mu by'uburere. Ushobora kuba utazi kubwira umuntu, ushobora kugenda. Burya abakristo ikintu Imana cya mbere dukorera ni uko iduha umutima umenya icyaha. Iyo twakosheje turabimenya, ikiba gisigaye gusa ni ugushobora kwihana imbere y'uwo twakoshereje. Hari igihe umugabo n'umugore bagirana utubazo, bamara kugirana utubazo rero, iyo abantu bamaze kumenyerana baba bafite tekinike, abarundi bahita ngo ni ukubyihweza, bakabyirengagiza bagacece, kumwe akageza akareba hari, undi akaza akareba hari, undi akaza akareba hari. Igihe kikazashira ntibabura nk'akantu kabahuza, bakongera bakavuga, akagozi kakaba karacitse. Abanyarwanda bagira imvugo ivuga ngo umurenzaho wera ibijumba, ntimukarenzeho. Nubona wakoshereje mugenzi wawe ukaba utazi gusaba imbabazi ukoresheje akanwa kawe, kuko utabimenyereye, wajya gusaba imbabazi wanyu mu rugo babiguhatiye, uzajye ufata igipapuro wandika uti sheri ndagusaba imbabazi, cya gihe tutongana naje gusanga ari njye wari wakoze amakosa, nakubwiye gutya na gutya, ntari nkwiye kubivuga, naragucyuriye ntari nkwiye kubicyurira, rwose umbabarire ntabwo nzongera. Ibaruwa uyimuhereza umbwira uti ibaruwa ni yawe, wigendere. Abagore n'abana beza, nutaha azashaka ibintu avuga bidahuye n'iyo sije, ariko birangire umuryango wanyu usubiye ku murongo. Muzi ukuntu tubaruwa twa kera twari twiza? Abantu mwanditse amabaruwa ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Muri iki gihe ntizikibaho, abantu basigaye bandika ahandi hantu,
ariko ndagira ngo mbabwire yuko impapuro zigihari zigiye zigura na makeya n'amakaramu arahari, utazi kuvuga ajya yandika n'ibaruwa ntacyo bitwaye. Amafoto na video hari igihe ubona akantu kagushimishije, akantu gafite icyo kigishije, akantu gafite ibintu bisa n'ibyo munyuramo mu muryango wanyu. Ushobora kuba udafite ururimi rwo kubibwira mugenzi wawe, ukamuhereza aka video nkako kamusobanurira neza ibibazo nange munyuramo, ahari hari icyo byabafasha, hari aho mwabihera mwiyungura. Ariko kandi twavuze ngo byose bikwiriye gukorwa neza ku buryo bikorwa mu gihe cyabyo kandi ntibigire ingaruka. Urugero rw'uburyo bwiza, umugabo wawe cyangwa umugore ashobora kuguhamagara. Umugore ashobora kuguhamagara, yaguhamagara uri mu bantu. Hari ibintu njya mbona bitari na byiza cyane, aho abantu abahuze akahita ashyira undi kuri haut-parleur, sibyo? Haut-parleur murayizi, kwa kundi tushirijwe hejuru. Umugabo wawe akakubwira uti sheri tuzi ko ntashashe burya, abantu bose bakaba barabyumvise. Ni byiza yuko nubona umugabo wawe cyangwa umugore wawe aguhamagaye, ntukamushyire kuri haut-parleur, ahubwo ujye uvugana nawe, kuko ni umuntu kwisanzuraho kuruta abandi bantu bose. Yakwibwira n'andi mabanga menshi cyane Rwanda rutari ruteguye kumva, ugasanga bibaye igitangaza, bihindutse inkuru. Ikindi, igihe turi mu bantu, uretse ko hari uburyo bwiza, basomye igitabo bita Vive Communique babivugamo, igihe turi mu bantu turi kuri telefone, ni byiza yuko bibaye ari muri restaurant, ahantu uteraniye se n'abantu mu nama wagiyemo, ni byiza gusohoka uganire uri kuri telefone mu bantu benshi, kuko rimwe na rimwe utakureba we agira ngo wamwirengagisha, agira ngo ntumwitayeho. Kuko hari igihe umuntu aguhamagara uhugiye mu bindi bintu, uhugiye mu bandi bantu, ugashaka gukomeza kubyumva, ariko ukagira ngo uyu muntu uri muri ibi uko atambwira ko ndi kumubaza ibibazo, akavuga ngo namubwira ibisubizo akavuga ngo mu by'ukuri abakeneye ko muganira, abakeneye ko ibyo bintu ugira icyo ubivugaho kandi uhugutse. Rero icyiza uranyonyombaga tukajya ku ruhande, uwo ni umuntu w'icyubahiro, ntabwo ari umuntu mufatanyije umushinga usanzwe, ukamwumva ukamutega amatwi. Ikindi, iyo wandikiye message, burya kuvugira kuri telefone bikwiriye kwitonderwa. Igihe wohereje umuntu message, ni byiza ko wohereza message utekereza ngo uyu muntu ntituri kumwe. Ishobora kuba ari message iremereye ku buryo ntari bumenye uko yakiriye. Niba ufite ijambo ushaka kubwira umuntu koko ry'ubutumwa, message ushaka kumuha imubwiza ukuri, ibyiza uzicarane nawe ubimubwire muri kumwe, uzamenya uko byakiriye. Niba ukenera kumuhoza umuhoza, niba ukenera kumuhumuriza umuhumuriza. Ariko ibyanditse muri message abasha kutabibona. Hari n'abagira telefone zifunguye, wohereza message igacaho ikabanza ikagaragara, ukaba wanditse bya bindi byose bigasomwa n'abandi bose. Ni byiza rero ko twitondera uburyo dukoresha ubutumwa, ndetse n'uburyo tuvugira no kuri telefone muri rusange. Mujya mwumva abantu baganira muri bisi, njya nkunda kubyumva, umuntu akajya nko kuri telefone, cyane cyane urubyiruko muri aha, akajya kuri telefone kuva Kimironko kugera mu mujyi. Nigeze kumva umusore nkavuga, burya navuye kwigira uri, sinabona uko nkomeza kaminuza, cyakoze nza kubona akazi kameze gutya na gutya, hanyuma yaho naje gushaka, nyuma yaho twaze kubyara umwana. None ukumva ikintu bita CV n'ubuzima bwe bwose mpavuye aho ngaho mbumenye, ikintu ntamenye ni amazina ye kuko adashobora kwihamagara, sibyo? Rero ni na byiza ko tugira ubuzima bwite, ubuzima bwite bwacu. Igihe tuvugira muri rusange tukamenya ko tuvugira mu ruhame, nuko umuntu avugana n'umuntu bashakanye, nuko uvugana n'umuntu, kuko iyo aguhamagaye abashaka kumva uhugutse. Niba bitekereje muha umwanya kandi wishimire kuvugana nawe. Ese ni cy'umugabo n'umugore batavugana? Amakuru abasha kuba ari ukuri, ariko ubona ko yagira ingaruka mbi kuri we kuyamenya kurutwa no kutayamenya. Birashoboka ko ibyo mutabivugana. Hari amakuru ushobora kuba ufite ahashize cyangwa y'ubu ngubu, ubona ko atari ngombwa kuyaganira na mugenzi wawe, ukabigira ibyawe. Amakuru abasha gukomeretsa mugenzi wawe. Hari ikintu uzi ko ni ikintu ushobora kubwira mugenzi wawe ariko kikamukomeretsa, sibyo? Abagore kimwe mu bintu bakunda, namwe bijya bibabaho, bakunda kuvuga ngo ariko nguzi kuba wadodesheje akenda gashya ngo umuntu ntanabimenye, nguzi kuba wagiye muri salon de coiffure bikagutwara umwanya kuko warangiza ukavayo ngo umuntu ntanakubwire ko hari ikintu cyahindutse.
muzi ukuntu bijya bibabaza wanjye yageze kwimbwira nambwira n'isugo mbonye ari bibi sinahanguciye intege ngatuma ubikuraho uwo munsi kandi twabishyizeho amafaranga. Rimwe na rimwe hari igihe uretse n'ibyo hari n'ibindi birenze ibyo ushobora kubona kuri mugenzi wawe ugahitamo kubyigumanira kugira ngo utamukomeretsa. Ibyo wifuza ko biba ibanga rya wenyine. Abanyarwanda baravuze ngo ibanga ngo ni iryabangahe? Ni iryabangahe ariko uzwi Ikinyarwanda mwakibagiwe. Ni iryabangahe? Njye rero mbona byarahindutse. Ibanga ni iry'umuntu umwe, iyo iribwiye inshuti yawe magara, nayo iribwira iyindi nshuti yayo magara, nayo ikabibwira inshuti yayo magara, hanyuma inshuti yawe magara ikazongera ikabikubwira nawe. Bijya bibaho? Inshuti yawe magara ikavuga ati, "Siko bambwiye ngo uburyo bwose gutya na gutya na gutya," ukumva ibyo niwe bigize kubivuga ko. Ibanga rero burya nushaka kugira ibanga uzarigira iryawe. Ariko umunsi ryakuvuye ku muntu ukarivuga, uzamenye yuko uwo muntu umutumye kandi nagutumikira uzihangana. Ikindi mudakwiye kuvugana ni ibintu mubona bitabareba rwose, ntibibareba, no kubatwarira umwanya, no kubatinza mufite ibindi byiza byinshi mwaganira mukishima, ibitabareba rimwe na rimwe murabyihorera. Ikindi, amagambo yo kunegurana twayabonye cyangwa gusebanya ibica intege umurimo w'Imana cyangwa bibibura imbuto Imana yabibye. Abafaransa bafite imvugo ivuga ngo toute vérité n'est pas bonne à dire. Ukuri kose si ngombwa kukuvuga. Hari igihe tujya tuva mu rusengero twagera mu rugo tukicara ku meza n'abana bahari, Mana njya mubwiriza uyu munsi yadukonjesheje, Mana yadusomeye. Icyo gihe niba wari wifashirijwe, niba wari ufite akantu yitahaniye tukakamubiburamo. Rwa rusengero nuguhora batwaka amafaranga ugasanga nibyo biganisho. Abagabo n'abagore bajya babigira, sibyo? Ni byiza ko tubyitwararika kuko bibura imbuto Imana iba yabibye. Inkuru idafite gihamya kandi ibasha kugira ingaruka igihe yasohoka itari impamo, nayo ikwiriye kwirindwa. Gutinda ku ntege nke za mugenzi wawe. Hari igihe umuntu aba afite intege nke y'umuziho, nicyo atazi gukora neza. Kambwira uyu munsi we ntuntekera ubyihorera ukuzi ko umukozi abimurusha. Uyu munsi rwose nazanye inkoko umbabariro rikura umukozi abaruza kudutekera. Eka wowe byarakunaniye byihorere rwose wicare twiganirire. Iyo ni yamvugo nziza ariko ifite ni amagambo umuntu ashobora kuvuga afite impamvu nziza ariko mu buryo budakwiriye. Ibyo no gutinda ku ntege za mugenzi wawe. Inzibutso mbi, buri bantu bose bagira inzibutso mbi zabo. Ahashize heza hawe hatakunejeje. Si byiza ko umuntu uhora umusubiriramo inzibutso mbi muhashize he. Ikindi, imvugo imupfobya cyangwa imugereranya n'abandi mu buryo bubi. Iki ni icyitonderwa cyane. Iki ni icyitonderwa cyane. Kugereranya uretse n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe n'umwana wawe, ntukamugereranye n'undi mwana wawe wabyaye. Hari igihe tubikora mu buryo tutazi. Njye mperuka guterwa agapasi neza nkibana na mama, kuki se mutagumanye? Mperuka kurya ibiryo bitetse neza nkibana n'umukecuru wanjye, umusanga se mukigumanira. Undi nawe akavuga ati abandi bagabo bagurira abagore babo super wax. Ibyo ni ukumugereranya. Hari igihe adafite ubwo bushobozi. Abandi bagabo duhurira ku rusengero bafasha abagore babo akaboko babafashe ku rutugu. Ibyo ni ukumugereranya. Ntabwo ari ngombwa. Ufite ubundi buryo bwiza burusheho ushobora kubivugamo. Bibiliya mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 14 na 16 uravuga ngo ujye bubutsa ibyo ubihanangiriza imbere y'Imana ko areka kurwanira amagambo kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha bumva. Ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri, ariko amagambo y'amanjwe atarayimana uyazibukire kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Zaburi 19 umurongo wa 15, amagambo yo mu kanwa kanjye n'iby'umutima wanjye wibwira bishimwe mu maso yawe Uwiteka gitare cyanjye mucunguzi wanjye. Imigani 12:18, haba wihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Imigani 16:24 naho ngo
amagambo anezeza ni nk'ubuki aryohera ubugingo bw'umuntu agakomeza ingingo ze. Abaroma 14:19 ngo nuko rero dukurikiza ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Ibyo gukomezanya aba ari byo tuvuga, kuganira no gusabana mu buryo bwiza, kandi ni uburyo bwo kugera ku mwanzuro ku bibazo bikomeye cyangwa ibyoroheje mu buryo bwimbitse. Ntibishobora kugerwaho hatabayeho kuganira no gusabana. Abashakashatsi bagaragaje yuko 70% y'igihe tumara turi maso, niba ubyuka saa 12 ukaryama saa 4 z'ijoro, umara amasaha 16 uri maso. 70% y'icyo gihe ngo abantu bakimara bari gusabana n'abandi mu buryo butatu: tuvuga, twumva, cyangwa se dukoresha uburyo bwo kwandika no gusoma. Iyo usoma umeze nk'uri kuganira n'umuntu wanditse, sibyo? Muri icyo gihe rero tumara 33% y'icyo gihe tuvuga, tukamara na 42% y'icyo gihe twumva. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje yuko 50% by'abagore na 38% by'abagabo bagaragaje ko bahora bagerageza guhindura uburyo bwabo bwo kuganira no gusabana. Ibi byanditswe mu gitabo cy'umuntu bita Nancy Van Pelt, wanditse ibitabo byinshi harimo icyo bita Heart to Heart n'ibindi bitandukanye. Hari amakosa rero akorwa mu kumva. Irya mbere, guca umuntu mu ijambo. Guca umuntu mu ijambo biterwa n'uko umuntu wumva aho kumva yumvaga ari gutekereza ibyo nawe aza gusubiza. Tujya tubikora hafi ya twese. Ugasanga mu gihe umuntu ari kuvuga, wowe nturi kumwumva neza, buri kwihutira gutekereza ibyo uza kumusubiza. Abanditsi bavuze yuko umuntu yagakwiriye kumara amasegonda 30 ari kuza ibyo mugenzi we yamubwiye kugira ngo abisubize. Irindi kosa ni ukutarebana mu maso. Abantu bagira ubwo batakirebana mu maso. Abandi nabumva ariko ntibabyiteho. Usanga umuntu arumva ariko ibintu ntabyitayeho. Cyara twebwe tukibana, yefite experience cyane y'urugo rwanjye ku zindi. Twajyaga dukunda kuganira, umuntu akibagirwa kubera gukomeza kuvuga ibintu wakafite nk'agakuru keza, ejo kagasubiriramo umuntu, ukongera ukumva akamusubiriyemo, ukumva akongera ukumva uko akamusubiriyemo. Hakaba ko mwabwiye undi ati ibyo bintu umaze kwimbwira nk'inshuro 100 pe, uhora binsubiriramo. Mu Kinyarwanda cyiza urongera ukabyumva ukagira n'amatsiko nk'umuntu byumvise bwa mbere. Ngo bigaragara nk'uburyarya, ariko icyiza nuko mugenzi wawe atajya abanza kwigengesera usari ngwisi na ese naye mubwiye nkaba ngiye kubisubiramo, ahubwo mureke yishimire gukomeza kukubwira, sibyo? Ubumva ahitamo bike yumva. Bindi biterwa nuko umuntu ari kuvuga amazina y'abantu cyangwa undi ari kuvuga imipira itagushimishije, ugahitamo kujya uhitamo ibyo wumva, ugafunga ubundi ugafungura ubundi ugafunga. Ibindi hari ukumva ibitavuze. Hari abantu bagira iyo ngeso, wavuga ibintu akumva ibindi. Utita ku marangamutima y'undi, umuntu akakubwira inababaye ariko akabona nta kintu. Gusa ibyo bitwaye iki? Ibyo bintu bye numva ntacyo bitwaye. Gusa ibyo ngibyo birababaje. Ugasanga ntabwo umuntu yitaye ku marangamutima y'undi. Niyo umuntu akubwira ikintu ubona kimukora ku mutima, mutega amatwi. Harimo impamvu. Wenda ushobora kumubwira uti kuki byakubabaje cyane? Kuki ibyo bintu byaguteye impungenge cyane? Kuki biguhangayikishije? Wumva impamvu ye, hari uzabona uburyo bwiza bwo kwifatanya nawe. Kuko niba ari ikintu abagabo n'abagore bateganya muri bagenzi babo, nuko azifatanya nawe mu mibabaro. Kuvuga neza rero nibyo tugezeho. Kuvuga neza ni impano idasanzwe. Abanyarwanda baravuze ngo imvugo nziza ni mugenzi w'Imana. Kandi umuntu mwashakanye arenze umufatanyabikorwa. Si umufatanyabikorwa wundi wo mu kazi. Ni umuntu mufitanye amasezerano ahoraho, ni umuntu muzabana akaramata. Niba muzamara imyaka 100 mukiriho, iyo musigaje muzayibana muri kumwe. Mbese iyo sano ntukwiye kuyisigasira. Mu kuganira no gusabana rero tugomba kugaragaza icyifuzo cyacu. Igihe uvuga, garagaza icyifuzo cyawe aho gushinja. Uvuga uti ibyiza nuko twajya tuganira ku mishinga y'urugo, aho kumubwira uti wowe buri munsi ukora ibintu byose utambwiye n'ubundi ndakuzi, ntabwo ubyitayeho ukora ibintu uko ubyumva. Iyo ni imvugo ishinja. Ariko imvugo ivuga iti ibyiza nuko twajya tuganira ku mishinga y'urugo.
iyo mvugo nta gishinja kirimo, ahubwo irimo icyifuzo cyawe. Gukoresha ruhamwa ya mbere turaza kubibona. Gukoresha ijwi rituje, guha umwanya igitekerezo cya mugenzi wawe. Hari igihe abagore baturega yuko ibitekerezo byabo tutabiha umwanya, tudakunda kumva ko nabo bafite ibitekerezo batwunganira. Gukoresha imvugo isa nibaza aho kwemeza. Hari igihe dushinga amateka, ukagera mu rugo ukavuga uti ninjye mutware, ninjye mutwe, niko biri tubwira. Urugero ukavuga uti ese utekereza ute tuguze ikindi kibanza? Ntabwo ushinze iteka, ahubwo ni imvugo imeze nk'ibaza ishaka ibitekerezo by'undi. Gutanga igitekerezo aho gushinga iteka. Natekerezaga ko icyiza ari uko twajya tubanza gusenga tukabona gufungura. Ahubwo umugabo aje akavuga ati buri munsi tugomba kujya tubanza tugasenga mbere yuko turya. Mwamara gusenga abana bakaba bamaze gusinzira batariye. Ibyo biba ari byo. Aho gushaka kubizana nk'igitekerezo mukabiganiraho, n'abana bakabigiramo uruhare na mama. Ni byiza ko hatabaho gushinga iteka. Mu kuganira neza rero tugomba guhitamo umwanya ukwiriye. Ibiganirirwa muri salo, ibiganirirwa mu cyumba, ibiganirirwa hanze y'urugo. Avuga tutireka dufata umwanya tuva tujye muri jardin ahantu tubiganirireyo. Yego. Guhitamo ahantu hakwiriye, kuvuga amarangamutima nyakuri yawe, kuvugisha ukuri, kuvuga icyo ushaka aho guca ikibungo, gusaba imbabazi twabibonye. Guceceka kenshi si igisubizo. Kera twajyaga twumva abapasitoro bashyingira bakavuga ngo jya ujundika amazi. Umugabo we naze yarakeye ngo jya ujundika iki? Ujundika amazi ntabwo ari igisubizo. Rimwe na rimwe wamukeneye yuko mutuza mukaganira ku kibazo gihari kigashakirwa igisubizo. Mwabagore mwe simbahamagariye kugira ngo cyane cyane niba bagirwaga inama yo kujundika amazi, simbahamagarira kugira ngo abagore nabo babe abantu badaca bugufi, ariko ni na byiza ko muganira. Niba mugenzi wawe yarakambwira ati wirakara kawumve uko nabitekerezaga, tega amatwi wumve uko njye nabyumvaga, uko nabibonaga ni uko nguku, aho kugira ngo uvuge ndaceceka. Ariko rimwe na rimwe gake guceceka bishobora gutanga amahoro, gatuza ukumva. Gukoresha imvugo yuje ikinyabupfura, gukoresha imvugo yuje kumwubaha, umugabo n'umugore bakubahana, kumushimira igihe yakoze neza kandi ugashima neza. Sibyo? Wa mugabo we wajya ku kazi umuntu akagushimira ati wambaye agashati gateye gafite umukunjo mwiza, uhita uvuga uti hehe njyewe nzi kugura amashati. Ahubwo ugasubira inyuma ugafata ka message cyangwa ka telefone ugahamagara umugore ati wantereye imyenda neza ku buryo abantu bose turi guhura batangaye. Uzi ukuntu iyo message ikomeza umuntu. Ntubigire ibyawe gusa, ntuyuzuzeho amanota uyuza amaterebye, ahubwo ugasubira inyuma ukabishimira uwabikoze. Rimwe na rimwe tuzi ko gushimira umugore arakumbwira ngo murakoze mwakoze guteka. Ntabwo ari ibyo. Gushima birenze ibyo ngibyo. Mwatetse neza ukabivuga ukabirondora ukavuga ibyiza byari birimo, ariko sibyo? Abagore bakunda izo detail. Mwatetse neza, kunyuka ari keza, tuvuta twari twiza kandi byari biryoshye no mu kanwa, mwakoze guteka rwose. Iyo ushimye gutyo umuntu yumva hari ahantu bimugejeje, kandi ndababwiza ukuri yuko ibutaha agira umugambi mwiza wo kubisubiramo. Ariko iyo duhora tuvuga mwakoze guteka ibyo ngibyo niko batumenyereje kera, ariko dukwiye kurenga ibyo ngibyo tugakora ibirenze ibyo ngibyo. Sibyo se mwabagabo mwe? N'abagore kandi mukiga gushima iyo hari byagenze neza. Niyo umugabo wawe yaguhaye kakado, yakuguriye akantu warukumbuye kurya, yaguriye ko warukumbuye kwambara, kenda bashakaga, ukamushimira ukamubwira uti ndagushimiye. Hari n'ibyo tugomba kwirinda: gukoresha imvugo ishinja, gukoresha imvugo isebya, gukoresha imvugo itegeka, kumutunga urutoki wowe kandi rwose n'umuntu, gukoresha ijwi rikakaye, gukoresha ijwi ritonoma rikankama risakuza n'ibindi. Tugomba kwirinda kandi gukoresha ibimenyetso bikanganye, guhonda inzu. Harago usanga bakubita ku gikuta, akakubita ku meza kugira ngo agaragaze ko yarakaye. Kumutega iminsi, gutega umunsi mugenzi wawe umugabo cyangwa umugore wawe si byiza. Gucyahana imbere y'abana. Igihe turi imbere y'abana tugomba kuba amahoro. Ibitagenze neza tukaza kugira umwanya wo kujya hirya gato tukabiganira. Sibyo? Sibyo yemwe?
kumucyurira, gusubira mu makosa yahashize kandi yarasaba imbabazi, gusaba imbabazi twongeraho ngo ariko muzi ukuntu natuye dusaba imbabazi. Hari igitekerezo twize muri primaire nange mwarakize, umugabo n'umugore bapfuye imbeba. Igitekerezo murakizi sibyo? Bapfuye imbeba ngo bari bicaye mu nzu ngo bagiye kubona imbeba iciyeho yiruka yinjiye mu kobo ka. Hanyuma umugabo n'umugore baraganira bati wabonye urambeba ukuntu iciye muri iriya nguni y'iburyo ikahita igenda? Undi ati ko ntabwo yaciye iburyo ahubwo yaciye ibumoso. Undi ati yaciye iburyo, undi ati yaciye ibumoso. Ariko nawe ntujye wemera. Barakomeza bati yaciye iburyo nge nabyibona. Undi ati ariko wowe uburana ubusa. Bigeraho baraterurana bararwana. Bamaze kurwana umugore arahukana ajya iwabo. Amaze kujya iwabo igihe kiragera, murabizi mu Kinyarwanda habagaho gucyura, ajya kumucyura amugarura mu rugo. Muzi ko bajyaga bazana n'abantu bo kubunga n'iki kumva uko byagenze no kugira ngo ibintu bigende neza. Mu gihe bari aho ngaho rero aravuga bati rwose buriya twanapfuye ubusa buriya kijya gihe gupfa imbeba koko. Ariko kandi niyo umugore wanjye buriya nawe ntabwo ajya yumva mbeba burya yari yaciye iburyo nubwo yavuga ngo yaciye ibumoso. Umugore ati nyamara yari yaciye ibumoso nabibonye neza. Undi ati yaciye iburyo. We ntujya wumva n'ubundi nibidohara dupfa. Barongera bararwana, umugore arongera arahuka. Mu gitabo cyo muri primaire babivuze inshuro 3 umugabo n'umugore bapfuye imbeba yaciye iburyo undi ibumoso, kuko bahuraga mu gusaba imbabazi akavuga ngo umbabarire rwose nubwo twarwanye ariko burya rwose irambeba yari yaciye iburyo. Rwose umbabarire ariko buriya utaza kunyendereza ntago twajyaga kujya kushwana bigeze hari. Rwose umbabarire ariko buriya utaza kubanza kuzanamo kariya kajambo ntago byari bugende kuri. Rwose umbabarire ariko nanjye uze kubaha amafaranga ahagije ntabwo nari nakoze biriya. Akanuka ariko mu mbabazi muzagakuremo. Nubona ufite ibyo wakosheje, ukora urutonde rw'ibyo wakosheje, ibyo wakoze neza ubyihore, ubishyire ku ruhande, uzatsinda ubutaha. Hanyuma ubwo utumbabarire kuko nakoze nabi, nabyitwayemo nabi, navuga nabi rwose ntabwo byazaga kugenda nabi, umbabarire ntabwo bizongera. Ushyireho akadomo keza urekeraho. Izo mbabazi ziba zihagije. Kumva ko ari twe turi mu kuri. Ibyo nabyo ni irindi kosa. Kwirinda gusimbukira ku mwanzuro, kuvugana cyangwa gufata umwanzuro mukirakaye. Hari igihe dushaka gufata imyanzuro tukirakaye. Tujye tubyirinda. Ngiye gutanga inzira nziza tugana ku musozo z'ibiganiro. Hari amagambo y'umutuku n'amagambo y'icyatsi. Umuntu ashaka kubwira umuntu ati gutaha igicuku kwawe kumaze kundambira. Undi akavuga ngo nshimishwa no kubona utashye kare. Ibyo bintu bibiri ntago bivuga kimwe. Bivuga kimwe. Ibisobanura kimwe. Ibyiza ni ibihe? Ibyiza ni ibihe? Ikibazo kiri mu nteruro ya mbere irimo gushinja, irimo no kugaragaza uburakari bwawe. Imvugo ya kabiri irimo kugaragaza ya ruhamwa ya mbere, ugaragaza inyungu wo bifitemo aho kugaragaza icyo ushinja mugenzi wawe. Interuro ya kabiri, buri gihe se kuba ushaka kwisangiza ni wandi watashye ninjoro. Interuro ya kabiri ku ruhande rundi kavuga ngo nkundi iyo dusangiye ku meza, nishimire waje tukarya turi kumwe. Izi nteruro ebyiri ntizivuga kimwe, sibyo? Harimo inziza kuruta indi. Interuro ya gatatu, naguhamagaye banga kunyitaba. Aya ni amagambo abantu bakunda gukoresha kenshi nkunda kubumva. Interuro yo hirya iravuga ngo naguhamagaye ntitwabasha kuvugana. Ntibisobanuye kimwe, harimo uburyo bwiza. Interuro ya kane iravuga ngo ntabwo ujya unyumvirega. Interuro ngenzi yayo ikavuga ngo ni byiza ko twajya tujya inama. Izi nteruro zose zisobanura ibintu bimwe, ariko hari uburyo bwiza kurutaho. Ibyo uzajya ujya kuvuga buri munsi, uzajya ubanza ubwira umutima wawe ngo hari uburyo bwiza kurutaho. Nshobora kubivuga neza kuruta uko nguko. Utekereza uburyo bwiza kurutaho kandi buba buhari. Buri munsi murashiririza. Iyi mvugo muzi ikibazo kirimo, umuntu yashirije uyu munsi wenda aruka no gushiririza mu kwezi gushize, ariko wowe wihindiye ibintu byari ya buri munsi.
ibyo bintu bimbwiye nk'inshuro 100 twayivuze. Undi akakohereza ka message yumvaga kamwizihiye akabonye kuri WhatsApp, wakabona ukambwira ati ako kantu nakabonye nk'umwaka ushize. Iyo ni inkuru ishaje. Abantu bagiye babikora nabyo. Abandi bakunda kubwira nk'umugabo yaguze nk'ikibanza agasanga icyo kibanza kiraca mu muhanda cyose, umugore akahitambwira ati nakubwiye ariko wanga kunyumva, ntabwo ujya wumva. Ntabwo ibyo binari, ntabwo ari umwanya mwiza wo kumukina ku mubyimba. Ahubwo aramubwira ati hangane mugabo mwiza, amahirwe azakomeza kugusekera nk'uko bisanzwe. Ubu mukomeje ibutaha niyongera gukora ayo makosa, ahubwo aramubwira ati utaha buriya tujye tubanza twitonde cyane, bizajya bigenda neza. Akumubwira ati nakubwiye ariko hehe koma musozi. Ikigenderewe si uko ugaragara ko wari mukuri, si uko umutsinda mu byo mwajyagamo impaka. Muri rusange hari izindi mvugo zitari nziza abantu twamenyereye. Uhura n'umuntu kumva umuntu abwiye ngo warabyibushye cyangwa ngurangana ute. Izo mvugo zijya zibaho. Abanyarwanda bagira ngo mbese uhuye n'umuntu ukabura icyo umubwira, umubwira ko yabyibushye cyangwa yananutse. Bajya muri ikintu cya mbere turebe. Hari umuntu tuziranye na madamu yari yarazahaye. Yarakira umukobwa ubyibushye ariko umuhungu we yaramwishyuriye amafaranga ngo ajye kuri gym kugira ngo azananuke. Nzi n'umugore umugabo we yataye kubera ko ngo yarabyibushye. Ushobora guhura n'uwo mugore utazi amakuru ye. Umugabo yaramutaye, afite agenda ko yatawe kuko yabyibushye cyane, hanyuma tugurangana utuko Imana. Abanyarwanda, ikinyarwanda twamenyereye rimwe na rimwe, tujye tukitondera, hari uburyo bwiza kurutaho. Uyu muntu kuba yarabyibushye cyangwa yarananutse, hari abajya bavuga ngo it's none of your business. Byihorere wigendere. Sibyo? Hari ababishyira mu muco wa kinyarwanda urasa neza. Hari unanutse nawe uti urasute ko wananutse. Birashoboka ko muri iyo minsi baba baramubwiye ko baramusanzemo kanseri, cyangwa se cya cyorezo barakimubwiye, akaba ari imihangayiko yibereyeho. None nawe uri kumwereka ko rubanda rwose rwabimenye. Tuza muganira ibindi muhuriyeho. Hari uburyo bwiza kurutaho. Wabyaye iki? Tarazi neza niba yarabyaye cyangwa niba yarakuyemo inda. Yigeze kumbaho ndi kumwe n'umuntu turi kugendana, duhura n'umuntu nge nari mbizi amakuru y'uwo muntu yaramaze iminsi yakuyemo inda. Hanyuma ndaturuka hirya, wow, ndabona warabyaye. Wabyaye iki shawe? Mbona umudamu aguye mu kantu. Ntiwagwa mu kantu? Ahubwo niba umuntu mumenyeranye cyane, hari umuntu muziranye mudaherukana, uramususuka ngo urita amakuru kisumeze ute, ukaganira niba mufite umwanya. Niba wumva koko bikubye ukambwira uti se waje kubyara ngo heruka utwite se, ahari nyuma yazakubwira amakuru uko byagenze. Ariko hari igihe usimbuka ati wabyaye iki? Wow. Iri jambo winyorosora narikuye ahantu ku rubuga. Hari igihe abantu bamenyerana cyane, ngo abantu bamwe bari bamenyeranye bakorana, noneho abagabo n'abagore bajyana kuri tele, abari bagiye gukorera kure, bagenda mu modoka imwe, umugabo ahamagara umugore we. Amuhamagaye, undi mu kuderanja muri kwa kundi bamenyeranye cyane, ahita avugira muri telefone atereka kavi winyorosora. Imagine uri nk'umugabo, noneho umugore wari kuvugana nawe kuri telefone ukumva undi mugabo amubwiye ngo winyorosore. Murumva icyo bishatse kuvuga? Kumenyera cyane mu kiganiro. Abanyarwanda dukunda kujya guterura akana, waba ukigafata, uyu mwana arasa na mama wewe, kandi wenda ntuzi ibyo ari kunyuramo. Uyu mugabo wanashaka ko ari kumushinja ko uyu mugabo ari wakana, uyu mwana ari wakana. None nawe uri kumubwira ko nta nahana ahuriye na se, ahubwo yisera na nyina gusa. Muri rusange buriya nuterura akana, ugaterura ukabyinirire, wishimira akana, witahire, uwo basa uzaba umumenya. Sibyo? Mugabo bitabyumva yari iri mu indirimbo ashyiramo ayo magambo. Umwana wanjye ngo ujya wigendera, uzaba ugenze ute? Uzaba ubimenya. Ushobora gusanga uriya mugore umusize mu kandi kaga. Abantu bose barabivuga. Hari ahantu se dusa, narabikubwiye.
niwiterurira akana jya wishimira ko wagateruye ukabyinirire witaye nushaka ntugire n'amagambo uvuga hanyuma ako uwo basa n'ibindi. Turasoreza kuri iki kijyanye no gufata imyanzuro. Mbese mu rugo imyanzuro inaniranye ifatwa nande? Bigenda bite iyo mutumva ibintu kimwe kandi mukeneye kugiraho umuhuriza? Ku bintu bikomeye cyangwa imyanzuro ikomeye byihutirwa n'ibihutihutirwa. Ku bintu byoroshye cyangwa imyanzuro yoroshye byihutirwa n'ibitihutirwa. Hari ibintu bikomeye, hari ibintu byoroshye, hari ibintu byihutirwa n'ibintu bitihutirwa. Abasomye igitabo cy'umuntu bita The 7 Habits of Highly Effective People, harimo ikintu kimeze nk'iki. Ku bintu bikomeye ni imyanzuro ikomeye mugomba gufata. Iyo byihutirwa ikintu cya mbere mukora uwo mwanzuro murawusengera mugiye gufata mukabiganiraho kugeza ubwo mubona umwanzuro utagira ingaruka kuko ni ikintu gikomeye. Iyo umwanzuro mutawumvikanyeho umwanzuro wafatwa nubasha kugira ubunararibonye kuri iyo ngingo. Umwanzuro ufatwa nubasha kugira ubunararibonye kuri iyo ngingo. Buryo tubana mu rugo tuba tuzi umuntu ushobora kumenya amabara meza yajya mu nzu, igitambaro cyiza cyajya ku ntebe, tuba tuzi ushobora kumenya amarido meza yajya mu nzu, tuba tumuzi, sibyo? Bitewe n'ubunararibonye bwe. Mu myanzuro tugiye gufata rero ni byiza ko niba tunaniye kumvikana ntuvuge ngo ubwo ndi umugabo ndafata umwanzuro, ahubwo harira umugore wawe niba bishoboka ko waba utekereza ko afite ubunararibonye kukurusha. Niba ari ugucunga umutungo ukaba utekereza ko akurusha gucunga amafaranga, bimurekere kuko ashobora kuba bikurusha, birashoboka ko yabikurusha n'ubwo yaba ari umugore. Ibyo bintu bitihutirwa murabisengera, hanyuma mutabyumvikanyeho mubasha kuvuga muti reka tubitekerezeho, tuzongere tubigarukeho, tuzongere tubiganireho, kuko ntabwo ibyo bintu byihutirwa. Bishobora kuba ari ibintu byoroshye rero. Byihutirwa murabisengera mukabiganiraho, mutabashije kumvikana nabwo umwanzuro mufata, icyemezo cyanyu mufata kiba gishingiye kubasha kugira ubunararibonye kuri iyo ngingo. Nanone iyo bitihutirwa nabwo murabisengera mukagenda mukabitekerezaho, ariko si byiza ko umugabo n'umugore bafata umwanzuro bataganiriyeho, batumvikanyeho. Bijya bigira ingaruka, bijya bituma abantu bagirana amakimbirane. Ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 3:8 kugera kwa 11 aravuga ngo ariko ururimi rwo nta muntu wabasha kurumenyereza rwose, ni ububi budatuza rwuzuye ubusagwe bwica. Urwo ni rwo rushimisha umwami data wa twese, kandi nirwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Mbese amazi meza nakereta yabasha kuva mu isoko imwe? Reka mu isoko yacu ntihakava amazi akereta, ahubwo Imana idushoboze havamo amagambo y'ubugingo, amagambo yo gukomeza abandi, tuba isoko nziza, impumuro nziza hagati y'abakira n'abarimbuka, no mu miryango yacu tube isoko y'amahoro. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Ejo tuzigira hamwe ibijyanye no gucunga umutungo mu muryango. Imana ibahe umugisha.